What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer Panisha. None se Wayz we ariko wasuye akaririmbo keza karimo karatwika. None se ko Juno akwiryaho kandi ufite akanyinya keza agakara keza ubundi waretse ngewe ngakwitwarira. Umutima wanje wose uzawutware. Serious umutima wawe wose ndemeye. Byose ni byawe. Cyakoze Imana isubiriza igihe nanjye ngiye nabyemera. Ariko igihe cyanjye ni iki ngiki turi kumwe 100%. None se igihe tumaranye ni gito biragaragara n'abantu bose barabibona. None se ni ikihe kintu ndusha babana? Ukuntu nkunda binkora hano. Yego rata uve kuri babajama bagupfusha ubusa, ariko ngewe nzagutetesha, nzagutonesha, nzakurinda buri kimwe cyose kizatuma ubabara. Aho ngutuye n'uturimbo twinshi dutandukanye tw'urukundo. None se ko wambwiye ngo byose ni ibyanjye, muririmbire, musome, mubyinire, mukorere iki? Baby touch my body. Touch your body. Sha ibyo bintu ngiye ntabwo njya mbikora, ariko ni ikihe kindi kintu wavuga nagukorera? Oh my baby nyobora. Ibyo byo ni sawa nanjye ndabikunze, ariko biri wari utangiye kumbwira ngo touch your body hejuru, reka ntabwo nabishobora. Ibyo ngibyo byo ndabikora 100%, reka nkureke nigende. Hola my people, mwakoze kureba ino video challenge ndimbo nzacyane bita bad ya Wayz iri kuri platform ziwe. Ngine mu musure mu mutwikire afite n'indirimbo nziza cyane nyinshi zitandukanye yakoze. So guys, numara kuyireba uhitugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment, share bya byose kandi guys ikindi kintu cyibagirwa remember subscribe mukandi sub muturemere bikano kose kagezweho. Challenge za mbere, lyrics za mbere ni kuri Kabera series. Turi kumwe, ciao. Action. My people, how are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer Panisha. Action. Yego rata uve kuri babajama bagupfusha ubusa, ariko ngewe nzagutetesha, nzagutonesha, nzakurinda buri kimwe cyose kizatuma ubabara. Aho ngutuye n'uturimbo twinshi dutandukanye tw'urukundo.